imbabazi watugiriye n'urukundo wadukunze ubwo waduhaga Yesu Kristo umwana wawe ukunda w'ikinege nk'impano ikomeye cyane ngo ducungurwe. Ndagushimiye ko twabaye abana b'Imana kubw'uwo. Ndagushimiye ko twabaye abaragwa bazaraganwa na Kristo ibyo mu ijuru. Ndagushimiye ko twamaze kubona ubwende igihugu bw'ijuru, tukaba turi abaturage baryo. Iyi si twaba tuyinyuramo nk'abashyitsi, nk'abagenzi n'abimukira. Ndabigushimiye Data. Ndasenze ngo umwanya tugiye kwinjiramo ijambo ryawe ubane nanjye, umbashishe, unshoboze, kandi tugirire ibihe byiza imbere yawe. Ndagushimiye kubyumvise mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu, amen. Dusome ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, ibice 14 umurongo wa 15 kugera ku wa 19. Ibice 14 umurongo wa 15 kugera ku wa 19. Ndi mu nkunda, muzitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba Data, nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose, niwe Mwuka w'ukuri. Ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa, kuko batamurora kandi batamuzi, ariko mwebweho muramuzi, kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Sinzabasiga nk'imfubyi, ahubwo nzaza aho muri. Hasigaye umwanya muto, ab'isi ntibabe bakimbona, ariko mwebweho muzambona, kuko ndiho namwe muzabaho. Imana ishimwe cyane. Dusome n'ibice 16 umurongo wa 7 aho nyine muri Yohana. Ariko ndababwira ukuri yuko ikizagira icyo kibamarira ari uko ngenda, kuko nintagenda umufasha atazaza aho muri, ariko ningenda nzamuboherereza. Ubwo azaza azatsinda ab'isi, abemeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Iby'icyaha kuko batanyizeye, n'ibyo gukiranuka kuko njya kwa Data, kandi namwe muzaba mutakimbona. Imana ibagirire zibaha umugisha. Dusoreze mu byakozwe n'intumwa, igice cyaho cya mbere umurongo wa 4. Aravuga ngo, nuko bateraniriza hamwe, abategeka kutava i Yerusalemu. Arababwira ati, ahubwo murindire ibyo Data yasezeranije, ibyo nababwiye, kuko Yohana yababatirishaga amazi, ariko mwebweho mu minsi mike muzabatirishwa umwuka wera n'umuriro. Umurongo wa 8, icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abamanukira, muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu ni Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Imana ishimwe. Nshuti bene Data, turi mu minsi ibanziriza Pentekote. Ubu turi mu minsi 10 ibanziriza umunsi wa Pentekote, ariyo minsi yiyongeraga kuri 40 yari amaze azutse. Aya magambo dusomye yose yavuzwe na Yesu, ari ayo twasomye mu gice cya 14 umurongo wa 15 kugera 19, ari ayo dusomye mu bice 16 umurongo wa 7, ari nayo mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 4. Yose ni amagambo yivugiwe na Yesu ubwe, yababwiraga umwuka wera, iby'umwuka wera wendaga kuzahabwa. Uyu mwuka wera aboneka mu butatu bw'Imana, la Sainte Trinité. Ubu butatu bwera bw'Imana, abandi bamwe barwanya ibyanditswe byera bibwira ko dusenga Imana eshatu. Ntabwo ari ko bimeze, ahubwo dusenga Imana imwe natwe gusa, yihishuye mu butatu, yihishuye gutatu, yihishuye mu bihe bitatu cyangwa mu buryo butatu. Ndabisobanura bene Data. Dusenga Imana yihishuye nka Data wa twese, nk'umuremyi w'isi n'ijuru n'ibiriho byose.
hanyuma iza kwihishura nanone mu mwana, ari we mwana wayo Yesu. Ubwo yihishuriraga muri we kwari ukugira ngo icungure abantu bose bavutse. Tubisanga mu Bagalatiya igice cya 4 guhera ku murongo wa 1 kugera ku 6. Yongera kwihishura mu mwuka wera, ari umwuka wera, kugira ngo ukuzura k'Imana uko ari gutatu kuzurire mu bantu, kuzurire mu muntu, ari byo bita la plénitude de la Trinité. Plénitude de la Trinité bisobanura ukuzura k'Imana kuzurira mu muntu. Umuntu aremwa, Tangiriro igice cya 2 umurongo wa 7, tubona ko Imana yamuhumekeye umwuka wayo mu mazuru, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Uwo mwuka Imana yamuhumekeyemo ari utuma umuntu aba muzima, nuko ko Imana yari yinjiye muri we. Mu muntu hari hagiyemo umugabane umwe w'Imana, umugabane w'Imana, kambyite gutyo, ne kugita igice kimwe cy'Imana, ahubwo mu muntu umunsi Imana imuhumekera umwuka wayo mu mazuru, akaba ubugingo buzima. Urya munsi umuntu yari agize Imana muri we, umugabane w'Imana muri we. Ntararenga aho ngaho, ni naho umuntu atandukanira n'inyamaswa n'ibindi byaremwe byose, nuko zo zitagira umwuka w'Imana muri zo. Ntabwo ariko bimeze, zo ntizigira umwuka w'Imana muri zo. Hanyuma uwo mwuka w'Imana Imana yahumekeye mu muntu niwo waje kwangirika, niwo waje kwangizwa igihe Satani, inzoka, ikoresha umugore nawe akoshya Eva, bakarya ku giti ku mbuto yari yarababujije. Urya munsi nibwo umuntu yangiritse, kubera ko Imana kwari muri we kurangirika, ubuzima bw'Imana bwari muri we burangirika, mu buryo bw'umwuka agaragara nk'upfuye, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro. Uwo mwuka w'Imana Imana ihumekeye umuntu, igihe cyaje kugera noneho umuntu yakira Kristo. Niyo mpamvu mu Bakorinto ba mbere 15 umurongo wa 45 usanga havuga ngo Adamu wa mbere yabaye ubugingo buzima, naho Adamu wa nyuma cyangwa wa kabiri yabaye umwuka utanga ubugingo. Uwo murongo burya nicyo uvuga, usobanura ko Adamu wa mbere yabaye ubugingo buzima. Ubwo bugingo bumaze kwangirika bupfuye, byasabye ko haboneka Adamu wa kabiri ari Kristo. Niyo mpamvu yitwa Adamu wa kabiri, akaba na Adamu wa nyuma, ko nta wundi uzamukurikira, nta n'uzamuheruka. Babarire. Noneho nyuma haje kuza umwuka wera, troisième manifestation, ukwihishura kw'Imana kwa gatatu kwabaye ko yishura mu mwuka wera. Uyu mwuka wera ndamuvugaho duturutse hirya mu Itangiriro mu gice cya mbere, aho muzi havuga ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yariho ubusa busa itagira ishusho. Umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi imuhengeri. Uwo mwuka wera kiriya gice n'uramurongo bishaka kwerekana ko nawe yagize participation, yagize role cyangwa se uruhare rukomeye mu kurema, muri création. We yararaho ngaho akora ikintu kimeze nka supervision cy'ubugenzuzi, cyo kwasura sécurité, cy'umutekano. Uyu mwuka wera mu isezerano rya kera hatwereka yuko yajyaga aza ku bantu, ni muhere kuri Mose mu gitabo cyo Kubara igice cya mbere, umunsi yongeraga kumufasha umurimo 70. Imana yaramubwiye ngo arenda ku mwuka umuriho, wende ku mwuka ukuriho maze ubahe nabo. Ngo nuko yenda ku mwuka umuriho abahaho, nuko umwuka bagwaho.
bafatanya nawe kuyobora. Nitugera mu bacamanza ibice 13 24-26 turasanga Samusoni amaze gukura, amaze kuba umusore, umwuka yaratangiye kumukoreshereza imahane Dan hagati y'Isora na Esitawoli, nawe yajyaga muzaho. Rero niyo mpamvu ahantu hose muzasoma amateka ya Samusoni, haba mu bice 14 uyu munsi yica Abafilisitiya bwa mbere, umunsi abohekanya imirizo y'ingunzu, umunsi afata umusaya w'indogobe, hose aravuga ngo umwuka muzaho, umwuka akamuzaho, umwuka akamuzaho. Uko umwuka yamuzagaho niko yarwanaga kandi akanesha. Uko umwuka yamuzagaho niko yakoraga ikintu kidasanzwe gikoreshejwe n'umwuka w'Imana. Saho gusa, Samweli wa mbere igice cya 10 imirongo uhereye ku murongo wa 1 kugera ku wa 10, naho muraza kuhasanga ko Sawuli amaze kwimikishwa amavuta ngo umwuka yamujeho, amuza hari uko ageze ahantu mu ibanga ry'umusozi, ngo akubise amaso umutwe w'abahanuzi bavuye ku musozi bahanura, ngo nawe umwuka muzaho atangira guhanura nabo. Umwuka yazaga ku bantu, ntabwo yabaga mu bantu, kandi yazaga yarabakoreshaga. Niyo mpamvu ubuhanuzi bwaje guhanurwa rero na Yesaya, busubirwamo na Hezekiya na Yoweli, hanyuma na Yesu bwarabwiyuzuriza buvuga ngo hanyuma y'ibyo nzabakuramo umutima umeze nk'ibuye, mbashyire umutima woroshye nk'inyama, nzakura amategeko yanjye ku bisate by'amabuye, myandike mu mitima yanyu, maze nzabasukamo umwuka wanjye. Aho ngaho muri Yesaya 44 akavuga ngo imigezi izatemba iva mu nda yabo. Iryo jambo imigezi izatemba iva mu nda byasobanura umwuka wera uwo bamwizera bazahabwa. Yoweli 2:28. Yesu yaje kubyisubiriramo, aravuga aya magambo twasomye muri Yohana 14:15, aravuga ati ni mu nkunda, kunkunda byonyine, urukundo mu nkunda ruzabashoboza kwitondera amategeko yanjye. Bene data bashiki banjye muteze amatwi ijambo ry'Imana, urukundo dukunda Yesu, urukundo ukunda Yesu nibwo rugushoboza kwitondera amategeko y'Imana. Burya ntimugire ngo hari indi ngenza, ntimugire ngo hari indi ngenzuzi, ntimugire ngo hari indi jisho dutinya. Oya, twaba turi mu Rwanda cyangwa turi mu mahanga, bwaba bwije cyangwa habona, ikintu kidutera kwanga ibyaha no kubinesha ni urukundo dukunda Yesu. Imana ibagirire neza bene data bashiki banjye. Aravuga ati ni mu nkunda muzitonda amategeko yanjye, nanjye nzasaba Data, nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. Uwo mufasha niwe mwuka w'ukuri. Ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa kuba batamurora kandi batamuzi, ariko mwe muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Urumva ko babwiye ko uwo mwuka w'ukuri ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa. Niwe mufasha nzabasabira, nzamubasabira mubahe. Mana ishimwe cyane. Kandi naza amaze kugera muri mwebwe, azaba muri mwe cyane ko ubu ngubu yabanaga namwe, ariko icyo gihe bwo azaba muri mwe. Ndashaka gusobanura iryo jambo, yabanaga namwe ariko icyo gihe azaba muri mwe. Bakristo bene data, ndagira ngo mbamenyeshe ko nubwo umwuka wera yasutswe akamanuka akaba ari mu itorero, ari mu bantu b'Imana, mu bantu ba Yesu Kristo, hariho abantu babana nawe ariko bo batamugira muri bo. Iki kintu cyo kubana cyavugaga iki? Cyavugaga kuba aho umwuka yabaye. Nicyo byasobanuraga, kuba aho umwuka yabaye. Ariko uwo umuntu ataha avuga ko twagize ibihe byiza, kandi mu by'ukuri ari ibyo yabonye gusa aho umwuka yabaye, atari ku gihe kizagera abe muri mwe. Niyo mpamvu nifuriza mushiki wacu na mwene data wese utarabatswe mu mwuka wera kumusaba, kumushaka, kumushakisha umwete, kwiyiriza ubusa ugasenga kugira ngo nawe ubatizwe mu mwuka wera. Umwami adufashe cyane.
ati kandi sinzabasiga nk'imfubyi ahubwo nzazaho muri. Iri jambo nzazaho muri ritandukanye na nzazaho muba, kuko buriya ahantu uba mu by'ukuri uhaba gake, uhaba amasaha make. Uzarebe imirimo nyine mu gihe cy'imirimo abantu bakora, sibyo tumaze iminsi muri iyi situation imeze gutya, umugabo ashobora kubyuka iwe saa 11 za mu gitondo, karaba koga akitegura akagenda, agataha mu rugo rwo nk'isaa 4 y'ijoro cyangwa saa 5 cyangwa saa 3. Baba biga, baba abakozi, hari n'abakozi bakora bakava mu kazi bajya ku mashuri. Ibyo bintu byose ayo masaha mwumva aragaragaza ko aho umuntu aba, lieu de résidence, ahaba amasaha make. Niyo mpamvu Yesu yashimye rero ko azajya aza aho turi, nuko aho turi naho tuba harazamo. Niyo mpamvu umwuka wera atuma tubana na Yesu tutari mu rugo gusa, no kwa muganga, abantu barwaye, bari mu bitaro, abantu baragiye muri misiyo ahantu hatandukanye, abanyeshuri bari ku mashuri. Umwuka wera atuma tubana na Yesu muri ubwo buryo. Nongere nsobanura kandi kanangaha bamenyesha ko impamvu Yesu yavuze gutya ari uko mu minsi yamaze ku isi atajyaga abasha kubana n'abantu bose igihe cyose n'ahantu hose. Ndasubiramo, Yesu ntiyabashaga kubana n'abantu bose igihe cyose n'ahantu hose, kuko nawe yaburaga umwanya nkatwe. Nawe yagiraga ibimwokwipa, ibimuhuza. Yaba yatashye ubukwe i Kana, i Betsayida ntibamubone. Yaba ari mu giterane i Yudaya ntabone ko asura Lazaro kandi arwaye kandi ari inshuti ye, ndetse akagenda apfa bagashyingura adahari. Icyo kintu cyo kubura umwanya cyamubagaho nawe. Aha yashaka kwerekana ko mu buryo bw'umwuka rero noneho bizatuma abana natwe ibihe byose. Hallelujah. Umwami abagirira neza cyane. Nyuma aza kuvuga ngo hasigaye igihe gito cyane, ab'isi ntibabe bakimbona ariko mwebweho muzambona. Yashaka kuvuga iki? Mu gihe cyose Yesu yamaze nta ku isi, abantu bamukurikiraga mu buryo bw'ikivunge, ibyo bita mu gifaransa foule. Icyo kintu cy'ikivunge cyamukurikiraga kimwirukankaho, bamwe nta ntego nta mugambi. Yashaka kwerekana ko umwuka naza umuntu azaba ashobora kubana na Yesu ubwe bitari ikivunge. Muri make umuntu azaba ashobora kubana na Yesu particulièrement, by'umwihariko. Imana ishimwe cyane. Kandi kuko niko biri, Yesu ashobora kubana n'umudamu wawe, wa mugabo we, bakabana neza, bakagirana ibihe byiza, ninjoro muryamye mu gitanda kimwe mu ishuka imwe, ariko Yesu akagirana ibihe byiza n'umudamu wa mugabo we, cyangwa akagirana ibihe byiza n'umugabo wa mudamu we, ntubigiremo uruhare, ntubivumbeho, ntubyumveho. Icyo ni igisobanura ko Yesu mu buryo bw'umwuka abana n'umuntu ku giti cye. Imana dufashe cyane. Mu bice 16 yaje kubabwira ngo nyamara rero nimushaka mwemere ngende, nibyo byiza. Ikizagira icyo kibamarira nuko ngenda, kuko nintagenda uwo mufasha ntabwo azaza aho muri, ariko ningenda nzamuboherereza. Ini muri ya minsi yo gusezera rero ahubwo ati nubwo ndambabwira ibyo kugenda mukababara, nyamara rero byiza nuko ngenda. Ikizagira icyo kibamarira nuko ngenda, kuko nintagenda ntabwo umufasha azaza aho muri, ariko ningenda nzamuboherereza. Hanyuma rero avuga imimaro y'umwuka wera. Umumaro w'umwuka wera avuga ati ni naza azatsinda ab'isi, abemeza iby'icyaha. Hallelujah. Buriya ntabwo abanyabyaha batsindwa kuko umuntu yababwiye teoloji nyinshi. Ntabwo abanyabyaha batsindwa kuko umuntu yababwiye aho yize. Ntabwo abanyabyaha batsindwa kuko umuntu azi kugerekeranya imirongo. Ntabwo abanyabyaha batsindwa kuko umuntu afite eloquence. Oya,
ntabwo abanyabyaha batsindwa ku bwazangera abantu batanga n'izo bahimba zitanabayeho. Burya abanyabyaha batsindwa n'umwuka wera, bemezwa n'umwuka wera. Ntabwo abanyabyaha batsindwa kubera umwanya munini umwigisha yamaze akoresha. Oya, abanyabyaha batsindwa n'umwuka wera. Umwuka wera niwe utsinda ab'isi. Mwese mwagira ngo ahandi ho ntibabwiriza, bajya gusa buri cyumweru abantu baterana usibye ubu ngubu. Ariko burya umwuka w'Imana, umwuka wera niwe utsinda abanyabyaha, niwe utsinda ab'isi. Niyo mpamvu mbasaba kugumya kurinda ibanga ry'umwuka wera. Ntimuzamutakaze, ntimuzatandukane nawe, ntimukabure ku mwuka wera, ntimukamubabaze ngo mumutere agahinda. Bakristo nshuti zanjye muteze amatwi ijambo ry'Imana, umunsi twatakaje umwuka wera tuba dufite ibibazo bikomeye cyane. Natwe tuzamera nk'abandi bose. Imana ibahe kuba mu mwuka wera nshuti zanjye. Imana ibagirire neza, abigisha mwigishirize mu mwuka wera, abaririmbyi mureke ibindi bintu by'ibikabyo birimo kugenda byaduka, mukoresha umwuka wera. Haleluya, haleluya. Sinzi ko mutabibonye ko turimo kugenda twigana ibindi bintu ariko bitari umwuka wera. Turigana ibintu by'imbyino, turigana guhotora amajwi, turigana kuriyoza, ugasanga ijwi umuntu yaririye yarimiza inyuguti yazimbiza aririmba. Turigana abahanzi runaka, turigana ibintu bidafite umumaro, ariko igifite umumaro mu mukristo ukorera Imana wese ni umwuka wera. Mwama dufashe cyane, mwama dufashe cyane, mwama dufashe cyane. Nasoreje mu byakozwe n'intumwa aho yababwiye ngo, aho yavuze ngo nuko abateraniriza hamwe abategeka kutava i Yerusalemu, atahubwo mugende murinde ibyo data yasezeranije, ibyo nababwiye. Dore Yohana yababatishaga amazi, ariko mwe mu minsi mike nzababatisha umwuka wera n'umuriro. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Impamvu ababwira ati nimugende mujye mu murwa i Yerusalemu, murindirireyo kandi murindirire mu cyumba cyo hejuru. Ndashaka gusobanura ibintu naho nsoreza. Imana ishimwe cyane bene data. Imana byo kuyumvira ku kintu icyo ari cyo cyose. Yababwiye hejuru, mu cyumba cyo hejuru, kubera ko yari azi ko hasi aho twakwita muri kavu ubwo ngubwo mu minsi mikuru y'umuganura cyangwa y'umusaruro, harvest day, bazanaga umuganura bawuzaniye Imana. Ibyo babikoraga ku munsi wa 50. Babaraga amasabato 7 biri mu Balewi 23:15. Babaraga amasabato 7 n'iminsi yayo itagabanije. Buriya ntabwo ijambo saba cyangwa isabato risobanura ku munsi runaka, ku wa gatandatu cyangwa ku cyumweru. Oya, ahubwo ijambo isabato risobanura icyumweru. Nk'uko tuzi ko hariho semaine hakaba na dimanche, nk'uko tuzi ko hariho Sunday hakaba na week. Buri ijambo isabato risobanura icyumweru, ntabwo risobanura umunsi umwe. Nimuhasoma neza muzabyumva. Abalewi 23:15, kuko yarababwiye ngo muzaba ari iminsi y'amasabato 7 itagabanije, igenda igeze ku munsi wa mbere w'isabato yindi. Aribyo kuvuga ngo ni ugufata amasabato 7 ibyumweru 7 ugakuba n'iminsi igize icyumweru ari 7, ikaba iminsi 49. None umunsi wa mbere w'isabato igiye gukurikiraho ari wo ku cyumweru, niwo munsi wa mbere w'isabato ari wo ku cyumweru. Uwo munsi muganurira Uwiteka ituro ry'umuganura wundi. Iyo minsi 50 niyo Yesu na se bacunganye nayo kugira ngo bazasange abantu benshi muri Yerusalemu, cyane ko ku munsi wa 49 nimugoroba abantu bavaga mu mahanga yose yo munsi y'ijuru. Tubisanga ku murongo wa 5 igice cya 2 cy'ibyakozwe n'intumwa, bakaza baje kurara i Yerusalemu bitegura umunsi mukuru w'ejo. Aho rero hari huzuye abantu bavuye za Pamfiliya, bavuye za Fanike, bavuye ku nyanja y'Ubuhinde, bavuye i Kurene, bavuye Mesopotamiya, bavuye muri Egiputa n'ibindi bihugu bitandukanye muze kuhasoma.
abo bantu bose rero bari baraho, naho kumbe aba Yesu bibereye mu cyumba cyo hejuru ariho bategerereje. Ariko si no gutegereza hejuru gusa kubera ibwiza rya Yesu, ahubwo bari no mu minsi y'ubwoba. Nimwibuke yuko hari hakiri impagarara n'impaka zo kuvuga ko Yesu abigishwa be bamwibye. Ntabwo byari byakwemerwa ko yazutse, nubwo abasirikare bari bamurinze babihamyaga bakabivuga. Muzi ko babahaye n'amafaranga ngo babiceceke, ariko rero bati no, turayakira tuyarye, ariko tuvuge ukuri. Cyari ikibazo rero kuko abigishwa ba Yesu bari bafite ubwoba, basigaye mu bwoba. Ubwo bwoba ntibwabuje gutinyuka kubwira abantu ko Yesu yazutse. Iyo nkuru iramamarira kwira ko Yesu yazutse. Iyo minsi rero bari barimo ibagoye gutyo, ndavuga abigishwa ba Yesu Kristo, niyo yatumye babwira ati mugende murindire mu cyumba cyo hejuru. Baragiye rero, bahera ku munsi wa mbere, ari wo munsi wa 41 Yesu azutse, bagera kuri 42, 43, 45, 46, 47, 9. Ubwo kuri 49 bari bamaze mw'iminsi 9 hejuru. Yesu amaze 40 azutse, urumva 49 kuwa 50 maze Imana na Yesu Kristo basuka umwuka wera mu bigishwa bari 120 bari mu cyumba cyo hejuru. Aravuga ngo na Mariya nyina wa Yesu yararimo, kuko nyuma y'urupfu rwa Yesu Mariya yabaye umubyeyi nk'abandi bose, nawe ukeneye guhabwa imbaraga z'umwuka wera, nawe ukeneye guhemburwa. Babatizwa mu mwuka wera. Mana ishimwe. Niyo mpamvu igice cya kabiri kivuga ngo umunsi wa Pentekote usohoye. Niho iryo jambo riva. Ni ukuvuga ngo umunsi wa Pentekote ugeze, ni ukuvuga rero ko wabagaho n'ubundi mbere hose. Uwo munsi wari usanzwe kubaho, maze Yesu akora icyo ngicyo mwumvise. Niyo mpamvu Petero arimo asobanura, yavuze ati niwe ukoze ibyo mureba kandi mwumva, uwo mwishe mukamubamba ntago akiri mwumva yarazutse. Ni nawe ukoze icyo mureba kandi mwumva. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Niwe usutse uyu mwuka wera, abaganiriza amagambo aho ngaho, ariko ari mw'inyuro. Uwo mwishe kandi yari umugira neza, uwabakirizaga abarwayi ariko mumwitura kumwica, uwabazuriye abapfuye mumushimira kumugambanira. N'abayuda mwe arabacyurira cyane. Niyo mpamvu 2:37 bavuze ngo none se bagabo bene data tugire duti. Arababwira ati nimwihane, umuntu wese muri mwe abatizwe mu mwuka wera, namwe abatizwe mu mazi menshi, namwe muzahabwa impano, kuko isezerano riri ryanyu n'abana banyu, abari kure bose abazahamagarwa n'Umwami Imana yacu. Haleluya. Mwihane, mwihane. Umwami adufashe. Iri jambo ryo kwihana rimaze kubura mu nyigisho nyinshi no mu bigisha benshi. Umuntu asigaye azi uko yakabaye akinjira muri cace, nta kwihana, nta kwezwa, nta kuhagirwa. Nyuma mu minsi mike bagatangira guhimba umwuka wera no kuvuga mu ndimi bihaye bihimbiye. Ngibi byababaje umutima w'Imana, irazifunga rwose. Umwami adufasha tugireze bene data muri iyi Pentekote, twibutse mu gihe nk'iki kimeze gutya, Imana ihembura ubugingo bwanyu, ihembura umuntu wese aho ari mu mwanya we. Mwuka wera bashoboze kunesha ibyaha, mwuka wera bashoboze gutegereza impanda no kwezwa. Mwuka wera bashoboze impano z'umwuka wera zake, muzifashishanye nk'uko umwuka wera yabishatse. Imana ibagireza kandi baha umugisha. Ndajya gusenga Imana. Mana data wa twese ndagushimiye, ngushimiye ijambo ryawe uduhaye, nanjye ndigabuye uko wari impaye. Riha umugisha rero bene data n'abashiki bacu baryumvise, ubagire neza ubaha umugisha, kandi rwose ryubake ubugingo bwabo
uduhe gukanguka kuko iminsi iratwegereye kuruta igihe twizereye, duhe kuba maso kugira ngo tuzajye guhabwa ibihembo by'imirimo twakoze. Impano z'umwuka rero zikangukiye mu itorero ryawe, abera baneshe ikibi n'umubi, bahagarare neza rwose bashikamye. Ndagushimiye kubyumvise mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen.